nagize amahirwe ngiye sinaba no muri social media najya nirarisha amafaranga ye urumva nta nubwo mwebwe azi no kuba pitira mfite amafaranga nkaya Aria Cool mfite amafaranga nkaya nta nubwo mwajya muvuga nawe ubwawe nuko utabizi uyazi naye wamuvugira atanabigusabye reka nkubwize ukuri uri kunyumva reka nkubwize ukuri wa mukobwa we uri kunyumva reka nkubwize ukuri barakwibwiriye kumbwire reka nkubwire ukuri uri kunyumva reka nkubwire ukuri nakareka mvugaho nakajije reka nkubwire ikintu nta nubwo mwajya muvuga umva nkubwire mwicishwa hirya oya gotwa ntiwongere no kumyutinga ntumvigiremo ntabwo mbikunda hano duhana ijambo nta muntu ufite amafaranga listen to me iyo umuntu ufite amafaranga ushobora gutekereza ko gukurikira mukuru wawe reka nkubwire ikintu kimwe ni ngangahe bisa amafaranga wowe uri kuvuga basi wenda numve ko nayo ndi kuvuga unayazi yafite ariko iyo uzi ufite amafaranga uvuga amafaranga reka nkubwire ikintu kimwe okay nanga uri kuvuga abo bakobwa bose uri kuvuga bose nanabihagararaho nta numwe wamufungurira imishumi y'inkweto nta numwe ariko wowe banza nkubaze uziranye n'abantu bigoma zikuziranye n'abantu bigoma uzababaze ngo Aria apakurura rukururana kangahe mu cyumweru kugira ngo umenye amafaranga afite kwanza apakurura kangahe rukururana mu birere ayo niyo mafaranga wabakora ikisera yamurusha ikizanye godi nuko Dagi avuze ko ngo mukuru we afite amafaranga ndashaka tugende gahoro Dagi ntimumvugiremo noneho Aria Cool akora iki aracuruza tugende gake sibyo banza wumve ndaguhereza na nimero ya magaze yiwe reka tugende gake ntubaza sibyo yeah exactly Aria Cool arangura ibintu bya Azam urumva harimo energy Fursana Apple Embe azana ma Red Bull azana ma Simnoff abiderivaringa igoma mu birere iduka rye ni ku iduka rya nimero 18 urumva ariho reka nze banza barizureke nkurangiriza Aria Cool ntago azana musi y'imodoka rukururana eshatu mu cyumweru muri Goma okay sibyo thank you so much yatangiye byari gucururiza Goma yatangiye mu kwa kangahe mu kwa mbere Aria Cool amaze imyaka ingahe yifata nk'umukirekazi iyo ariyo yose kuko ntago yigeze akenda aho yatandukaniye na Shizo kubera umvuga ndakubaza ugasubiza nkongera nkakubaza ariko kwanza banzureke kwanza banzureke kwanza nkubaza unyicaje nkande mu nteko yo kumbaza kuri Aria Cool tubanziriza aho ngaho nguki unyicaje nkande kumbaza kuri Aria Cool wumve no wavuze ko aho ngeze biragaragaye ko munaniye kumudefanda ndikumudefanda yakoze iki duheraho kwanza ndikumudefanda yakoze kudefanda mukuru wawe sibyo ndikukubaza yakoze iki reka nkubwire Dagi mu gihe udashobora kudefanda mukuru wawe ndikukubaza nyine nawe nsubiza yakoze iki ngo mbereho mudefanda kwanza kubera iki first of all nawe kwanza wari uri no kohereza biriya message umwitumurozi noneho reka mbanze nanabivuga kubera iki kwanza uje kuri live gahunda yawe ari ukuza kumbaza kuri Aria Cool in negative way wavuze ko Aria Cool ari umukire wavuze ko Aria Cool ari umukirekazi nshaka kukumvisha ko atari umukirekazi ahubwo mwebwe mwaramwiboneye reka se uvuze ko Aria Cool reka nawe ndeke suramvugira ntabwo ushaka kuvuga mwaragiye mumushyira mu gatebo k'iyo myanda yose namwe murimo urumva mutekereza kudefanda mukuru wawe okay ndikumudefanda now I'm telling you mudefande neza ndikumudefanda nakubwiye ibyo akora okay ngaho tugende ariko se Dumba uravugira igikombe yakubaze gato
ubuzima bwa ariya kuru bushinzwe wowe ubushinzwe nande who are you first of all Dumba niba ushaka kumudefanda uyu muntu uramumyutinga ngembe kuri live nakubwiye ariya kuru wabyumvise ibyakora cyangwa ntabyo wumvise neza nawe ndabikubwiye uyu munsi nishize abantu bafite iminwa nishize abantu bafite iminwa n'ubundi ndabikubwiye ntumbaje icyakora nkakikubwira ntukibaje nkakikubwira reka tukubaze Dumba genda gake Dumba uretse gake genda umugongo ariko abamukobwa abangaba ariya kubera ko atavuga mwaramwifatiye wibaza kuri niba ari we watumye jihadi ribi iri mu kazi kayo izabibona ntabwo ari umukene nk'abo bakobwa banyu ujye kuzana ubesha abanyarwanda uretse gato kubabesha icyo bambajije ubundi ni kuri live yawe wowe ziba wabonye wigize umuntu uvugira hejuru wigize umuntu uvugira hejuru now nobody is going to say nta muntu uri bukumve nta muntu uri bukumve ntabwo bakumva wazana ariya kura kora iki ntabwo bakumva ariya kuru ndakubwiye ngo hariho hose ndamurwanya nuko wenda utarunze uzambona no muri komenti ujya mumukura muri drama zanyu yarabihoreye ariya kuru nuko jihad ikigaragara ariya kuru arabesha akora Nigeria murabizi arabesha se muhura agiye gukora iki utamenya izina Nigeria bajye baza hano kugira ngo batubeshe abaza akora iki byabananiye kubasobanurira ikintu akora yari yakubwira ese icyo wagikuye he icyo wagikuye we ko ndikukiza nawe kugira umunwa wakuburanye ibi turabisubi ni ibiraya man ibi ni ibiraya ibi ni ibiraya wakiza hano cyo kiza kuvuga ibi ni ibigo ukazajya mu banyarwanda waruzi ngo wiboneye umukobwa ibi ni ibigo ukazajya ubizana mu banyarwanda nta kintu bigira abaturage bro Okay, wowe ushoboye kuvuga ngo ugenda gake. Vuga ariya kura kora iki mukuru wawe kandi. Okay, ngongera umbaza. Ariya kuru mukuru wawe kora iki. Ubugiye kubaza muruna ariya kuru arabuca mbwira. Iyo. Najya kwitagura najya kwita kura ndaya nk'izindi. Mukijana kimfungisha niba bivuga ko bivuga. Mwabonye ibitu mutukana. Ibyo birashaka mushaka ibishya. Ibyo birashaka kora iki. Ndaya mushaka ibishya. Mushaka ibishya. Mushaka ibishya. Ibintu byo kwita abantu ndaya birashaje. Birashaje gifata cy'ukurutya kirabihakana ngo ntabwo ari ikinyarwanda ko mamako mamako na wewe hariya muzajye mubesha abandi ngaje kuvuga abantu bakubesha hano bakuryarye wigize umuntu wadanze umva kubwira wedu ntacyo banzajyaho social media ntacyo nyiryaho ntacyo nikeneyeho ese ngo mwari kuvuga ubusa ni wowe kuvuga ubusa ariya kuru nta umuzi ngenda ariya kuru akora iki uri kumwasa mu muzi he akora iki ni kigaragaza ko ari umukiri akora iki uraye umuvuga umuzi he amaze imyaka 5 amaze imyaka 10 yakuriye mu Rwanda tuwereke kampani yinjiza imisoro mu Rwanda arakurenze kurena kwana nahere niyo mpamvu urayimuvuga ntagakuze ubu araryamye arasinziriye yafunguye yinjiza imisoro y'abanyarwanda bamukujije kanyo ko nazire ngo tuvuga muri comment bari kukubwira ngo ziba ejo bundi muvuga ababego ndinge muno barabwa ngaho kugira hejuru cyane ngo akora ngo rikururana ngo ingahe ngo zingahe ngo zikura arazikurura kirimo kirabesha abantu hano ntagameze n'izo ndaga ntazi n'icyo gukora nibwo zipekinga life nta n'icyo zakwereka abantu zirakora bivugira hejuru tubwire ariya kura kora iki tubwire ariya kura kora iki ni pedeje anafanya kazi nini tuambie wewe akora mulimo chini aliya kuru waboga na ulidogira no Uganda ni pedeje aliya kuru wagame mbuna amanyo kubulidde ya pedeje akora mulimo chini aliya kuru akora mulimo chini akora mugaga bera wali abantu bagura business buli runaku tuguriye business aliya kuru je yagura wewe Rwanda esa sura ya misoro bwako turabe taila company nemo jakora tuambie anafanya nini. If Ayakuru has money, which company has she opened in Rwanda that pays taxes, motherfucker? She does not do shit. Look at the Josanu Vexavanu. Kuma Marco. Natina Pita Gira Batura, you are Ayakuru. Kuma Marco. Babu give it to Mafanga Yankaragata. Yanaraka, Yana Pita Gira, You're a Gabuzano, because they will be Savan.
rukaza wesera abantu basinzi ngo baramwishyurira nta muntu ari yakuru yishura gusebya abantu nta muntu yasebeje nta muntu Jihad avuga ibintu ku giti cye nukaza uvuga ngo ari yakuru ngo ni boss ngo Jihad ngo araza kumuvugira you dumb are you fucking dumb nshwi kubita gikura kirimo kirabesha abanyarwanda kigende ntagankuye abaturage iki gikorwa nuko kiri kuri live yawe uretse gato si wowe wamumpaye si wowe wamwiye umuza ibyo bintu byo gufekinga ni wowe wamuzanye ko mubirwaniye nakubwire kwanza yakumaya Alia Kuru, she has never opened a company in Rwanda that pays motherfucking taxes. She has never.